Hey guys, uyu munsi nkuko nari nabivuze muri video ishize ndaza kubaganiriza ku bintu bitandukanye umuntu ashobora gukoresha, amavuta atandukanye umuntu ashobora gukoresha kugira ngo imisatsi yiwe ikure bitewe n'ibibazo bitandukanye umuntu yaba afite byuko imisatsi yiwe itakura. Amavuta ushobora gukoresha kugira ngo imisatsi yawe ikure ibyibushye, amavuta ushobora gukoresha kugira ngo imisatsi yawe igabanuke gucika, n'amavuta ushobora gukoresha kugira ngo imisatsi ubwayo bwite yanze gukura ishobore kongera gukura. Umva ibyo ngibyo ari byiza, ndagusaba ukande subscribe kandi naga thumbs up kugira ngo ama video yanjye azajye kugeraho mu buryo bworoshye. Ubwo twahita twinjira muri video. Amavuta turi butangirireho ni amavuta ya rosemary, niyo mavuta yakorewe ubushakashatsi bwinshi buhagije akerekana yuko ashobora gukuza imisatsi kandi ashobora no gufasha imisatsi yanze gukura nk'imyenge yanze gutanya guproducing imisatsi ikongera nayo igakura, ikongera nayo igatangira guproducing imisatsi. Ariyo mavuta meza ku bantu bafite ikibazo cy'uko imisatsi yabo idakura bitewe n'amahormones atandukanye, ku buryo imisatsi mbega ivumbuka ikava mu mutwe indani, cyangwa se ukaba ufite ibice by'umutwe bitajya bikuza imisatsi. Bikunda kuba cyane cyane ku bagabo cyangwa se abagore bakimara kubyara, kenshi bakabura imisatsi ya hano imbere. Biriya ubwo amavuta ya rosemary niyo ashobora kugufasha cyane cyane ufite ikibazo nk'icyo ngicyo. Ariko udafite n'amavuta ya rosemary ushobora gukora icyayi cya rosemary ukatekamo amazi maze ubundi ukayatera kuri ibyo bice by'umusatsi utari gukura. Nko ku bagabo cyane cyane bagira ikibazo nyine iyo bamajije gusaza, iyo bamajije gukuramo imisatsi yabo ikagenda ivamo ikaba mike mike. Gukoresha rosemary ugateraho amazi ya rosemary ku mutwe bishobora kugufasha kugarura ya misatsi yawe wataye. Amavuta ya rosemary ariko ntabwo ari byiza yuko ushobora kuyakoresha yonyine. Amavuta ya rosemary ikiza nuko ushobora kuyavanga n'andi mavuta ugakoresha wenda nka 30% ugakoreshaho 30% y'andi mavuta kugira ngo uyavanga, kugira ngo habe harimo rosemary yonyine, kuko rosemary ifite imbaraga nyinshi ku buryo iyo ukoresheje ikomeye cyane ishobora gutuma noneho imisatsi ivamo kurusha gukura, kubera ko ibyinshi birenze biba bibi. Ubwo rero ni byiza yuko ubikoresha mu rugero, uyikoreshe mu mavuta iri nyinshi cyane ariko nanone simbe nkeya, ukageramo wenda nk'ayandi mavuta uvangamo kugira ngo ashobore kugufasha atatangiye kukwangiriza imisatsi nk'uko utabishaka. Amavuta ya kabiri ushobora gukoresha kugira ngo ukuze imisatsi yawe ni amavuta ya castor oil. Amavuta ya castor oil ashobora kugufasha gukuza imisatsi yawe igakura ibyibushye kandi ifitemo imbaraga kurushaho. Amavuta ya castor ngenda yakunda kubera yuko ushobora kuyakoresha ku ngohe, ushobora kuyakoresha hari izigize n'ingohe nazo mwene hano no ku izi byombi, brows and the eyelashes. Uri hano ibindi babyita gute ntago mbyiwe. Ikindi cyiza cya castor oil no ushobora kuyikoresha ku ngohe zigakura nazo zuzuye zimeze neza, kuko nanjye nkunda kuyakoresha ku ngohe. Agufasha gukuza imisatsi ibyibushye, ariko nayo ikindi ari amavuta abyibushye cyane biba byiza kuyavanga n'ayandi mavuta. Ushobora gufata castor oil ukayivangamo na rosemary. Amavuta ya gatatu ashobora kugufasha mu gukuza imisatsi ni amavuta ya peppermint. Ikiza cy'amavuta ya peppermint ni uko ashobora kugufasha mu gutembera kw'amaraso, kugira ngo amaraso nyine aze ku mutwe, ari nayo azana amavitamine n'intungamubiri ku musatsi kugira ngo umusatsi ukure vuba vuba kandi ukure neza kurushaho. Ariko peppermint yose uzigera uyishira ku ngohe, kubera ko hari igihe nanjye nigeze kuyashira ku ngohe numva agwa no mu maso, amaso arashirira arandya kubi. Suzigera uyashira mu mutwe pe. Nako suzigera uyashira ku ngohe ni bibi cyane kuyashira ku ngohe, kuko ashobora gutuma agwa mu maso, ubundi mu maso yawe ukagera ukubabara cyane ukumva amaso ari gushirira. Amavuta ya kane meza ku musatsi ashobora kugufasha gukuza imisatsi, niyo mavuta ngewe nkunda kurusha ayandi yose, ni amavuta ya tangawizi. Amavuta ya tangawizi ku bantu bagira imvuvu, kuko ngewe ngira imvuvu zimeze nabi za zindi zibi. Abantu bagira imvuvu amavuta ya tangawizi arabifashamo, afasha abantu bagira imvuvu
ngiye nkunda kuyakoresha kubera icyo kibazo cy'imvuvu. Kandi ikindi amavuta ya tangawizi afasha imisatsi yawe gukura. Kimwe nk'amavuta ya peppermint afasha imitemberere y'amaraso aza ku mutwe, ari yazana amavitamine n'intungamubiri, ari byo bizana gukura kw'imisatsi neza. Amavuta ya tangawizi ni amavuta ngewe nkunda cyane, n'amazi ya tangawizi nyanyafata nkayatera ku mutwe. Tangawizi ni ikintu cyiza umuntu wese akagombye gukoresha ku musatsi wiwe. Ariko ntabwo bivuze yuko kubera yuko ukoresheje tangawizi imvuvu zawe zizahita zishira burundu, ariko uzabona yuko zagabanutsemo byibuze cyane kurusha iyo utayakoresheje. Ko ngewe ndabibona yuko zigabanuka iyo nayakoresheje niyo ntayakoresheje. Amavuta ya tangawizi ni amavuta ku bantu bose bagira ikibazo cy'imvuvu, nabagira inama kuzajya bayakoresha. N'ushaka gukurisha imisatsi ashobora kuyakoresha kubera ko yifuza gukuriza imisatsi ye gusa. Andi mavuta meza yo ku musatsi no gukuza umusatsi ni amavuta ya vitamine E. Kuko amavuta ya vitamine E ntabwo agufasha noneho gukuza imisatsi gusa, agufasha mu buzima bwiza bw'uruhu rwo ku mutwe muri rusange, agufasha mu gukuza imisatsi ibyibushye kandi ifite n'ubuzima bwiza muri rusange. Ubwo amavuta ya vitamine E ni amavuta umuntu wese ushoboye kuyakoresha yayakoresha, ariko nanone nayo ukayavanga n'ayandi mavuta suyakoresha ari yonyine, kuko bishi byiza bishobora kukubera bibi. Ni byiza yuko uyavanga n'ayandi ubundi akaba avanze. Uyafashe ukayavanga nk'amavuta ya avoka cyangwa se amavuta ya coconut, cyangwa se ukayavanga n'amavuta ya jojoba cyangwa se jojoba, byaba byiza kuyavanga. Cyangwa se ukayafata tangawizi ugashiramo rosemary, ugashiramo peppermint, ugashiramo amavuta ya tangawizi, ubundi ugashiramo na vitamine E, nabyo byaba byiza cyane. Yose ukayavanga uko imisatsi yawe nidakura aho gaho. Lord, wowe ukeneye kujya kwa muganga. Umaze gukoresha aya mavuta yose imisatsi yawe sikure, umva aho gaho ikibazo cya imisatsi yawe ikibazo cyawe atari uko imisatsi yawe itari gukura, ahubwo wawe uri gukora ibindi bituma imisatsi yawe icikagurika. Cyangwa se imisatsi yawe ikaba ifite ikindi kibazo cy'uko wenda mu mubiri wawe hari kuburamo intungamubiri cyangwa se amavitamine. Nk'abantu bafite amavitamine makeya mu mubiri y'ubwoko butandukanye, bishobora kugira ingaruka z'uko imisatsi yabo n'inzara zabo zishobora kuba ziri gukura nabi, cyangwa se biri gukura nabi, cyangwa se imisatsi ikura yoroshye cyangwa inzara zikura zoroshye. Harimo nk'abantu bafite vitamine D nkeya mu maraso, imisatsi yawe ishobora kuvunikagurika cyane kubera ko ikura ifite imbaraga nkeya. Ubwo nabagira inama yuko mureba ko mufite intungamubiri zose, mufite mufata ibipimo by'amaraso cyane, kandi mufite n'amavitamine ahagije mu mubiri. Kuko kugira amavitamine makeya mu mubiri nicyo kintu gishobora cyambere gutuma imisatsi yawe idakura. Nk'abantu bafite intungamubiri nkeya mu mubiri bishobora gutuma imisatsi yabo ishobora gukura ari mikeya, cyangwa se igakura ifite imbaraga nkeya, bigatuma imisatsi yabo ivunika kurushaho. Nk'abo bantu baba bafite nka iron nkeya, cyangwa se vitamine D nkeya, cyangwa se zinc. Nk'abantu bafite izo ntungamubiri bashobora gukuza imisatsi inanutse. Ubwo nakugira inama yuko niba ubona yuko koko imisatsi yawe imeze nabi, noneho byaba akarusho ukabona n'inzara zawe nta mbaraga zifite, zivunagurika cyangwa se zishishuka, aho ngaho nakugira inama yo kuvugana na muganga wawe, cyangwa se ugafata ibipimo by'amaraso, kuko byaba bishoboka guterwa n'uko ufite intungamubiri nkeya z'ubwoko butandukanye mu maraso yawe. Ubwo bikaba ari cyo kibazo cya mbere witaho, kuko uko dusa hanze biterwa n'ibyo turya, n'ibyo uko umubiri w'indani umeze. Kuko no mu mubiri w'indani hari ikibura, n'ibigaragara hanze nk'imisatsi, uruhu, amenyo n'inzara, ibintu byose hari ukuntu bigenda bigaragara mu mubiri wawe ukasa nabi kurushayo umubiri wawe umeze neza, ufite intungamubiri zose zakagombye kandi uri na muzima mu mubiri w'indani. Hanze ubona imbega ni nk'ingaruka zibiri indani mu mubiri. Ubwo rero uyu munsi niyo video nari mfite yo kubabwira ingredients ngewe nkunda gukoresha cyane, ashobora kugufasha gukuza imisatsi yawe. Ubundi nkuko mpora mbibabwira, mugira ibihe byiza, tuzabonana ubutaha, kandi
mwite ku buzima bwanyu nk'uko mushaka gusa neza. Buri muntu wese ushaka gusa neza agomba kwita ku mubiri wiwe kuko ubwiza butangirira indani. Bye.